kubera ibyiza wampaye sinogenda nashimye kandi narinda bikwiye sinogenda nashimye ubuzima busanzwe bwanjye bwa buri munsi ubu ngubu ndi gukora nari ndabwiye ngo ibyo nizajya nkora ariko byose biravanze muri gifundi nkakora ikiyede ariko nyine urumva no mama kintu ngo ndi gukora ahantu kuri chantier turi kubaka niba uri umugabo ntukafate umugore wawe nkaho agomba kuba igikoresho cyo mu rugo gusa ngo umubwire ngo icara nkaho nzagutunga aravuga ati hariho ushobora kugira ibyago umugabo ukaba utakimufite wowe mugabo si uguta umuryango wawe nyine ukava mu mubiri urumva niho hahandi umugore wawe utamwigishije ngo amenye nawe ubuzima ngo amenye gukora aho ngaho. Hello beautiful people, ibihe byiza byuje umunezero amahoro n'amahirwe bibane namwe bibe kuri mwe aho muherereye hose. Nyemerera nguha ikaze aho uherereye hose, guhaye ikaze kuri Legend Nation TV. Ni umuryango mugari duhuriramo tukaganira kuri byinshi bifite aho bituvana, kuri byinshi bifite aho bitugeza. Muri make turaganira tukanyurwa kandi tukanezerwa. Uyu munsi sindi njyenyine, uyu munsi nazanye umwe mu bakobwa beza b'abanyarwandakazi ndizera nashidikanya ko muri buze kunogerwa n'ibiganiro bye. Bamwita Nadia. Nadia ni umwe mu bakobwa beza kandi bafite ijwi ryiza, byo ndabibasezeranyije sindi bwirirwe nongera kubigarukaho, namwe muri buze kubyiyumvira. Nadia, ikaze kuri Legend Nation. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwemeye ko akanya mba ndi kumwe namwe. Ni iby'agaciro kandi nizeye ko abari kutureba aka kanya bari bunyurwe n'ibigiye gukorerwa aha ngaha. Anyway, umwaka mushya muhire. Umwaka mushya kuri twese. 2025 nizere ko ari umwaka abakunzi b'ibihangano byanyu na yaba muri chorale uririmbamo tuzanezera cyane, chorale uririmbamo tuzanezera cyane. Rero reka guha ikaze, ndagira ngo n'ubundi utangire utwibwire mu buryo burambuye. Nadia ni muntu ki, wavukiye he, ubahe, wakuye hehe, kugira ngo aho tugiye kuganira baze kuba bafite ishusho nyayo y'umunyarwandakazi bari imbere. Murakoze, nkuko babivuze nitwa Nadia Mutoni, aho navukiye ni mu murenge wa Kimironko, karere ni Gasabo, umudugudu ni Bibare, twita akagari ni Bibare. So aho nize amashuri abanza ni Kimironko ya kabiri n'ubundi hariya hafi. Secondaire nayize i Butare muri Saint Philippe Neri. Nari nagiye muri section ya PCM, urumva ni section y'abahanga cyane. PCM ku bantu batazi amagambo ari abbreviation. P physics, M mathematics, C ni chemistry. Ya urumva rero byari ibintu bikomeye cyane, ariko ayo yari amasomo cyane muri twakomeye numvaga, gusa nyine ngeze hariya byaranjabutse. So byaranjabutse, nayize ibihembwe bibiri ndabivamo, hanyuma ngenda kwiga hano muri World Mission, ikigo kiri hano Kagugu opposite y'umurenge wa Kinyinya. So nayigaga accounting, niyo narangirijemo. Uvuga ngo wavuye muri PCM ujya muri accounting. Ibyo bintu ndumva ari ukuntu bitangaje. Nese iki cyari cyatumye ujya kwiga PCM? Tronkomeye itsinda niyo section bamaye. Niyo section baguhaye. Uvuga ngo muri tronkomeye wari watsinze imibare, watsinze chemistry na physics cyane. Wumvaga se ari ukuntu unyibukije akantu kera ubona iyo abantu bajyaga gususha muri tronkomeye, abantu bize secondaire barabizi, wahitagamo amasomo wumva wiyumvamo ajyanye n'icyo wumva uzakora. Wowe ujya guhitamo wari wahisemo ayo masomo? Nahisemo isomo ririmo biology, nahisemo PCB. Angije baguha PCM. Yego. Ese utumye ngaruka mbere yuko tugaruka gato nyuma yaho hinduye ukajya kuri World Mission ukiga kuri World Mission ho wize
accounting. wahise ujya muri accounting. Ubundi Nadia, ukiri umwana mutoya wakuranye inzozi zo kuzaba iki? Inzozi nakuranye numvaga nzaba umuganga. Wow. Nakuze nkunda ikiganga, ariyo mpamvu njya guhitamo amasomo yo muri secondaire. Hanyuma baraguhindurira baguha PCM. None niki cyatumye udakomeza inzozi zawe zo kuba umuganga? Urumva nageze hariya bamereza ayo masomo, mageze nsanga kuvanga physique na chimie ntabwo biri ibintu byanjye. Bituma rero nabyiyumvamo cyane, ariko byashobora ko mpindura, ariko ntabwo byakunze kuko ndumva nahuye n'uburwayi nanone bituma kwiga muri internet bimbana ikibazo. So bituma rero nza kwiga ntaha ntanigira muri accounting. Tabigira muri accounting. Basi se ibya accounting ubu byo nibyo ukora? Yego. So nice. Yeah. Ubundi akenshi biragoye kubona umuntu ufite ikintu yize in nowadays, kuba hari ikintu bize muri secondaire cyangwa high school ukabikomeza mukabibonamo akazi. Kuri n'umugisha ukomeye. Felicitation. Merci. Hanyuma mu buzima busanzwe bimeze bite rero? Mu buzima busanzwe bwanjye bwa buri munsi, ubu ngubu ndi gukora nabindabwiye ngo ibyo nizajya nkora, ariko byose biravanze. Muri gifundi nkakora ikiyede. Come on. Ariko nyine urumva no mama ikintu ngo ndi gukora, ndi gukora ahantu kuri chantier turi kubaka hotel. So mahari rero nk'umukontable waho ndeberera abakozi, kumenya payroll yabo, kumenya ibikoresho bari bukenere. Urumva ko nyine iyo bibaye ngombwa ufata igitiyuga cyane nkatavuga ati mwigishe umukozi ku murimo. Ubuzima cyane iyo tugeze kuri bashiki bacu abenshi babashinja ko mwikundira ubuzima bworoshye. Yego. Bikundira ubuzima bworoshye, ari nayo mpamvu muri no minsi dusigaye tubona saga nyinshi cyane zirimo abakobwa nyine bigendanye n'ubwo buzima bworoshye bikundira babishakira kubamo, bakabubamo birefera ku mbuga nkoranyambaga kuri social medias kugira ngo ariho babonera amafaranga. Wowe tugize Imana turi kumwe nkawe nk'umunyarwandakazi, natubwiye ko wowe rimwe na rimwe ujya ukura amaboko mu mifuka ugakora uturimo tw'amaboko. Duhe ishusho ubuzima bwo kuba umukobwa muri Kigali. Nk'uko rubimbajije nibyo, abakobwa ni abantu mu buzima busanzwe dukunda ubuzima bworoshye. So buri muntu wese rero bitewe n'ukuntu apanga imibereho ye ya buri munsi niwe ugena uko agomba kubaho, akavuga ati jyewe nzabaho nyine nkorerwa buri kimwe ntacyo nikorera. Uwo nguwo ni wo wa wundi nyine uhora ariho yumva ko ubuzima bwe agomba kubufata nka bworoshye, kandi burya njyewe ntabwo ariko mbifata. Mbona ko nyine icyiza ni uko wakimenye nawe ukamenya gukora. Hato nyine hariho umuntu umwe mperutse kumva ikiganiro cyiwe, n'uriya mukobwa ukina filime yitwa Mutoni. Mperutse kumva ari kuvuga ku kiganiro hagati y'abantu bashakanye, numva ndabikunze cyane. Ariho aravuga ngo niba uri umugabo ntukafate umugore wawe nkaho agomba kuba igikoresho cyo mu rugo gusa, ngo umubwire ngo icara nkaho ngo nzagutunga. Aravuga ati hariho ushobora kugira ibyago, umugabo ukaba utakimufite, wowe mugabo si uguta umuryango wawe nyine ukava mu mubiri. Urumva niho hahandi umugore wawe utamwigishije ngo amenye nawe ubuzima, ngo amenye gukora, aho ngaho usanga ubuzima bugiye kumugora. Mwigishe gukora, mukorane kugira ngo nawe hahandi. Yaranavuze ngo urebye umubare mwinshi imfubyi zihari abenshi nawe adafite abapapa, nubwo n'abamama yego batabafite, ariko urebye umubare mwinshi, umubare munini w'abadafite ababyeyi babuze abapapa. Yego. Aravuga rero umugore reka gushyira amaboko mu mifuka, cyangwa se umugabo reka gufata umugore wawe gutyo, ahubwo nawe umureke abe umuntu ugomba gukora. So rero akaba icyo rero numva ko n'abakobwa ntabwo twakwiye kuba twitwara gutyo. Yego ni turi kubona muri iyi minsi biri kubaho ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi bigenda biba cyane ko byatangiye gusatira u Rwanda rwacu. So numva ko rero twagakwiye kubaho nk'abantu, natwe tugomba kuba abakozi ku murimo, tugomba nyine kugira icyo tumarira sosiyete nyarwanda. Yego. Eka
mbere yuko dukomeza muri byinshi mbanze mara amatsiko abadukurikiranye kuko kimwe mu bintu byatumye uza aha ngaha bagamije kumva ijwi rijyana n'ubwiza ufite bati ni marayika mu njyana nziza wanahisemo inzira nziza yo kuririmba iby'Imana ishima twinjize muri gospel akanya gatoya nabyo tubyumve urakoze ariko sirijwe noneho rirabajyana mu mwuka we uko bigenda turatitira ese ngaho wese indirimbo ukunda tuyikuririmbe twumve ndamutse nsabye iyo nkunda naba mbogamye wowe gira iyo uduhitiramo iri buze kunogera abakunzi ba Rage Nation iyo mbahitiramo subu ufite nyinshi ndabizi mfite nyinshi nyahitamo urabona iyo ukunda niye nyinshi iyo ukunda ibintu byinshi rero ubu biramahitamo ubwo rero ni amahirwe yacu turaza kubiryaho byose natwe kugira ngo tunyurwe cyane indirimbo ikunzwe cyane se abantu benshi bazi hari akaririmbo kitwa sinogenda nashimye we ntabwo kazira nanjye ndagakunda kubera ibyiza wampaye sinogenda nashimye kandi narinda bikwiye sinogenda nashimye kubera iteka wanteye sinogenda nashimye byo kuba mu bana bawe sinogenda nashimye nashimye oya sinavyubahuka kugenda nagushimiye w'Imana wampaye byose ibyiza wangariye birandengeye none Mana yanje n'ubu ruhiriye oya wow so nice nukuri urumva umwuka nari nangiye kujya kandi burya niba hari ikintu ntizeramo no kuririmba reka mubwire habaye ari umurimo umwe usigaye ku isi ari ukuririmba inzara yanyica cyangwa nkajyaza ibaze koko nukuri inzara yanyica cyangwa nkajya ncunga mwe mwaririmbye mwatetse nkaza kuvumba nukuri so nice very nice voice reka Nadi kuririmba tujye apari yo kuba uri umufundi ukaba umuyede sometime kuko warakuranye ibyiyumvo byo kumva uzaba umuganga kuririmba ni ikintu wiyumvamo gute ni ikintu kikuzamo gute kuririmba ni ikintu nkunda cyane so byanjemo niga naryo kwiga ngaho i Butare 2016 nibwo nari ngiye muri secondaire section so ni ibintu rero nakoze nkigera ku ishuri urumva ntabwo nahabaye igihe kinini ariko uvuye mu buzima bwo ku ishuri nje kwiga ubuzima bwa hano hanze ya internat nabwo narabikomeje nagiye muri chorale 2017 so ni ibintu rero nkunda cyane ku buryo niyo numva nyine habayeho gahunda ituma mbisiba ituma nyine ntajyamo ubwo ndavuga muri repetition numva mbabaye cyane urabona ni nk'ukuntu umuntu ashobora kugira akazi kakabuze ibintu byataye nyine nigeze kugera muri iyo season yo kugira akazi nyine gatuma akazi kakajya kagufata amasaha y'ikirenga cyane ugasanga umwanya wo kuzajya kuririmba ntabwo nyiwubona nyine nkumva ari ikintu ndi kubura muri ngiye ubwo nyine uri kumva urwego rw'ukuntu mbikunda ni ibintu nkunda cyane so nkunda no kumva nanone nkunda umuziki gakondo ibyo ni ibintu rero bibiri umuziki gakondo y'u Rwanda abantu benshi barabizi ngo hari igihe bijyana n'amakaraoke
amakaraoke utanga zino ndirimbo z'aba Cecile zino za karahanyuze nyine kwa yego ndabikunda ariko nizo za karaoke nyine kuzijyamo nkumva bari kuririmba zira ndirimbo ni ibintu nkunda cyane so rero ikintu kijyanye no kuririmba sinzi ngo nabikomoye kuri nde nicyo ngiye kukubaza ubwo ngeze Imana mbisubije mbere sinzi ngo nawe bikwiye kuri nde kuko ari mama wanjye ntabwo yabikoze ari na papa wanjye nuko donc nta muntu umwe muri famille uzi wabikoze cyangwa barabikoze nk'uko ubikora ariko ntibyatuma bimenyekana ahubwo ahari birashoboka birashoboka cyangwa akaba yongera wabaye unique mu muryango none ukaba ari wowe cyane so ni ibintu rero nkunda iyo ngize imbogamizi ituma nabikora wenda bikaba kuko muri imibereho yo birashoboka ko ushobora kubaho wenda nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nkagira iyo miliyoni haso bikambaho ariko nyine bibaye nk'igihe kinini mpita numva icyo nabuze muri njyewe umva udatuje cyane mu bahanzi nyarwanda tugaruke inyuma gatoya reka mubaze kuri gakondo kuko niyo wisangamo ni uwuhe muhanzi ukwespira ni uwuhe muhanzi ukunda uvuga ngo uyu injyana gakondo abantu bari injyana gakondo nkunda so ari ukuntu mva indirimbo nyine bitewe na message ufite nkumva nyine na karirimbo keza ubu ngubu sinavuga ngo poeting kuri uyu n'uyu ahubwo bitewe n'ukuntu ari kuririmba n'ukuntu azamuye ijwi bituma nyine ndiha attention nkumva nyine ako kantu kararyoshye ariko indirimbo za Cecile ndazikunda so nkunda bano bandi bagenda baza uriya mukobwa witwa Odia ndamukunda nkakunda bariya abakobwa babita Isonga famille Isonga yego ndumva ko bita na Pamela na Ange indirimbo ya Cecile Kayirebwa ujya wumva kenshi ni iyi iya Cecile ni umubyeyi wacu twabyita ni umubyeyi w'injyana gakondo iyo tugiye nko mu Busizi tukakurikirana amateka dusanga uwo bita Nyiraruganzu Nyirarumaga ni amateka maremare tutata tugarukamo aka kanya dusanga ari wabaye umubyeyi w'Ubusizi nyarwanda yararuvanye ku rwego rumwe akagira urundi rwego abigezaho kugira ngo n'abanyarwanda bajye baryoherwa n'ubisigo wowe nihe ndirimbo Kayirebwa nawe ni umwe mu babyeyi dufata nk'abaremye injyana gakondo dukurikije igihe yaririmbiye indirimbo ze uko zagiye zikundwa wowe nihe ndirimbo yuri ukunda uririmba kenshi nkunda iriya ndirimbo ye Muhorakeye Nyange Muhorakeye urabibona iriya ndirimbo ngo umunezero Inyange Muhorakeye duheha akavasi gatoya Nyange Muhorakeye abana twaganaga nkuramukirije ntera hejuru nkogeza n'urihe w'inyamibwa ngendo kizihiza buranga wari ibiganza bigamariza wari umubyeyi tukagusanga nongere ngire ntikaramukuranye tuze ukuranye tuze ukuranye ubwiza ukaba n'ingenzi koko urenze nk'ihoreza umutesi ireku nakundwe n'ukuru rabikwiye. Wow. Ese kuki utajya ugerageza kuririmba mu makwe nkurikije ibyo numvishe aka kanya n'ibyo mbonye nukuri njye ndi kumva byandenze kuki utajya uririmba mu makwe donc njya mbikora ariko ntabwo ndabikora na rimwe
ntabwo ndabikora na rimwe ngiye gufata income yabyo kuko mbikorera abashuti banjye abo muri famiye gutyo ariko ntabwo ndajya kuririmbira umuntu ngo anyishyure ntabwo urajya kuririmbira umuntu ngo akwishyure ukamubwire rero reka kuva uyu mwanya umuntu ukurikiranye iki kiganiro ndabizi ni benshi kandi baraza kunyurwa nawe reka duhindure noneho icyo twakita umuvuno noneho dutangire kubikora impano ibyara amafaranga nibaza n'amafaranga rwose kuko uko mbyumva byaryoha cyane reka kubakurikiranye Legend Nation TV we spread love ni ibintu dusanzwe tuvuga none reka tubikure mu mvugo tubishyire mu ngiro we spread love Nadia ari hano arahari kuko Nadia simari ku bwanyu ubari ku bwacu barabizi babyumvishe n'ijwi ryiza cyane reka ko uri bubyumve afite ubukwe ni ukuri turamuhamagarira kudushaka ageye inbox tumuvugane tumubwire tunoze ibirori bye kuko ibintu ijwi ufite ni byiza nagatangaza cyane so reka twigarukire rero mu kazi kawe ka buri munsi nk'umukobwa ibicanege n'ibibura ni izihe mbogamizi ujya uhura nazo uvuga ngo izi challenge ku mwana w'umukobwa kuko zikomeje kugorana ikintu kugeza ubu ngubu mpura nacyo kikangora urabona ikintu cyo gukora overtime ako kanyo kambaye wenda ari nka gahunda nayo mfite yego ishobora kuba nkabyumva ariko iyo bimbayeho wenda mfite nka gahunda na ibugemo numva iki kintu kiri mu kazi ubu ngubu kingoye mu buzima busanzwe sinjya mbikunda ko mba numva nyine niba ibintu biri straight tuvuge niba mwavuganye ko gukora ari igihe kiniki kuva amasaha kugera ya wenda nibyo hari abantu ntihabura uruntu cyangwa se nyine impinduka zoroheje ariko bitabaye too much iyo bibaye too much rero numva nicyo kintu kugeza ubu ngubu gishobora kuba cyambangamira reka mugarure inyuma ho gatoya nicyo kintu ujya wibuka mu bwana bwawe ukiseka gusinikira ubuzima bw'ubwana rero ari hatari akakutubwira ko wabyibagiwe nabyibagiwe ejo bundi hari umujene twaganiraga yitwa Roga Boy ni interview iheruka niwe twayikoranye yari arimo atubwira ukuntu iyo yibutse mu bwana bwe ikintu ajya kumbura aba yumva yicara agakumbura no gukina saye mbaza ngo niki cyatumaga yiruka akumbura gukina saye ari ukuntu mwabaga muri gukina saye ngo mukajya kwihisha ukihishanya na mushiki wacu mukagumayo mugategereza ko bababagara buryo kirajya kumbura ariko ni iby'abana akunda ugasanga iby'abana akabarashyize muri saye ubu ni ugakumbura ukavuga ati akaza kakana so kugikumbura ahubwo nuko n'igitekerezo nyine kuko cyabaye ndabyibuka niga muri primaire mu wa gatanu ariho nari ndi muri classe gutya urabona ku bigo bafite imyenda yo kwifubika mu wa gatanu primaire secondaire primaire imyenda yo kwifubika so none icyo gihe twari muri classe turi benshi tutambaye imyenda yo kwifubika ya pullovers twambaye fans noneho hari ukuntu muri classe umwarimu ntibari bunibwe n'abarimu bagiraga simbizi ugasanga aba devoir kugira ngo abakosore ngo mushanje ngo mukosorane wakosora umuntu ukagenda kushirishaho amanota ye n'umwarimu wayandikaga ndagiye mugeze imbere ati ngo gende kuremo umupira na minsi gusa gatoya hariho umusaza wanjye natwe ahantu hamwe ariko yigaga muri P1 P2 ahangaho noneho afata umupira we yari yambaye arawuzana kwa kunyina abana bavuga kanshire mukuru wanjye ambikire azana umupira ngo nkubike nari nzi ngo yari abo mwana ariko babaye romantique hakiri kare yarawukoze yambaye wanjye ego noneho mfata wa wundi yaranzaniye wari ufite ingofero mugenda mwambaye hano
umwana namwe kugenda kuri mu mupira ndagenda nkuramo ngo nshyize aha ngaha musaza njye yaranzaniye none ndose yangira avuga ngo navuze ngo kuri mu mupira none kwa kundi niba umuntu nawe yumva gute zibizi arajambye ngo kuri mu mupira ndagenda mureba ngo uyu mupira nawe nawukuyemo navuze ngo genda kuri mu mupira ndamuhindukira ndamuranda ni class yose uriko nanjye natambaye umupira uriko nanjye nambaye umupira muri class yose ntamureka ndagenda ndicara naye akayi kuko urumva devoir twarakosora na gasi yari yanyu ndanye ubikosoye cyangwa yiborere ndigende ubwo kintu nibuka uwo munsi kanse natwe ahantu hamwe nawe muri class yari imbere yanjye ho ubwo yari P6 ko nyina ndi P5 noneho si muri class yari bakoze iki bamwirukanye icyo gihe mwarimu nanjye aranyirukana mama agiye kubona amasaha gutangageze twese murata ngaho rero ibintu ko muryango mwese yenda wese kuvuga amakosa mbere kuvuga amakosa mama wacu rero nakoze yaza mutamukata ku ishuri abashoboye ndabakunda mukaba kumubeshya mwakoze ibintu bikomeye mukata mucanga ntabwo yumvishaga ko nakwirukanira umupira wo kwifuza kavoya nabyo nibibo ndamwe ngiye bambwiye ngo umupira ndamwe muri class yose nivuze ko nambaye umupira nawo nkuyemo nijinje nirukana n'amatungo kuntu ku munsi umwe wese batwirukanira rimwe turi abantu babiri batamurugo n'umwe ndavana abo ati ni hatari na story ngizo kenshi ku ishuri zakundaga kuba ugasanga niyo mpamvu bajyaga bavuga ngo kera turi high school bajyaga bavuga ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga ugasanga mwese mufite nk'imisatsi ngo ntabwo yankoraho ku mutwe ngo ntabwo yagira ute akajya biriya bintu by'umukasi ugasanga nk'ishuri ryose ryahagurutse ngo ntabwo bari bunyogoshe kandi byose byatangiwe n'umuntu umwe ubwo wari gusanga iyo bababaza bavuga ngo agatawukuyemo bose bakakugendera ubuzima bwo ku ishuri bwo rero byatari ari ikindi kintu nibuka turi muri primaire nanone ngeze muri P6 urabona kuri hari aje ama 9 twari dufite na secondaire ngaho ku ishuri 12 years basic education hama ku ishuri wari usigaye urimo twakoraga dutaha tukiga kabiri mu gitondo saa 6 tugataha tukaza kugaruka uwari muri secondaire adutuma ngo amandazi bo ntabwo bashaka gusohoka iki wapi turasohotse rwose tugarutse mu kigo tuzanya amandazi no mu kigo no mu idirishya duhereje umunyeshuri wundi baba baradufashe nta no kumuhamagara hanze ngo twabize akabana ndabakunda bafite na confidence nyinshi cyane urumva umuntu uvuga ati ngiye kurangiza na bintu bya hatari bigize umuntu hatari baradufata icyo gihe ndabyibuka ambwiye ko babakubise kudukubita gusa ako hoye nayo banguza ngo nimeruka nangiye kubeza ningiye kubesha ariko nyine niwe ni stemye nibuka ni se nyama kwitwaga nibazari zingahe hari ukuntu kera muri primaire bajyaga kugukubita bakabara umunsi muriho ibintu nk'ibyo niba yarakubaga kangahe sinzi ibintu yakubaga turi kuwa kangahe kuwa gatatu turakubana kangahe akabwe barakubye gende ko ari inkoni nyinshi umuntu wakwiduje bagatangira ambwira ntabwo tuyibara ariko ntabwo tuyibara so ubuzima bw'ishuri rero ariko nyuma y'uje kureba usanga atari kibi bakwifurizaga nubwo icyo gihe nyine wumvaga ko uwo muntu agiye kuba umwanzi wawe cyane abarezi abarimu bagize uruhare runini n'aka kanya tubashimire kuko abo turi bo aka kanya kubera abo nuko buri mubyeyi wese yaba umubyeyi wareze ku ishuri cyangwa umubyeyi wo mu rugo ni ukuri turabashimire kuko aho tugeze aho igihugu kigeze ni ukubera mwebwe najya turimo tugenda dusoza tugana ku musozo reka mubaze u Rwanda igihugu cyiza tugira amahirwe yo kuba dufite ubuyobozi bwiza muri aka kanya bagenda baremera urubyiruko amahirwe agiye atandukanye kugira ngo twikure mu bushomeri ariko sinzi niba ndi bubyite ko urubyiruko tutagishaka gukora niba ndi bubyite ko bya bintu nakubwiye ntibagishaka gukura amaboko mu mifuka ngo bakore uturimo tw'amaboko amahirwe duhabwa n'igihugu amahirwe turimo
tubona yo kuba turi mu Rwanda rwiza ubu ngubu benshi mu batubanjije ababyeyi bacu bafite imyaka iri hejuru batagize amahirwe yo kubona nkayo dufite ubu ngubu ni ikintu ufata gute ibi ngibi ukuntu ngiye mbifata ni ukuvuga ngo icya mbere biterwa n'ubuyobozi bwiza ubuyobozi tutabufite kuko nibo ntumbero yacu nibo turebereraho ubuyobozi bwiza mutabufite ntekereza ko nta kintu kizima mwakora aricyo gituma amateka yose tugenda tubona mu Rwanda twumva n'abari kuvuka bazagenda bumva igituma yabayeho ni ukubera ko ubuyobozi nyine ntabwo ubuyobozi bwari bwiza bwari buri icyo gihe aricyo byatumye amateka mabi aba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko ubu ngubu kubera ubuyobozi bwiza dufite niyo mpamvu iteka umunsi ku munsi ndetse n'amahanga tubona ari kutureberera atwigiraho biterwa n'ubuyobozi bwiza aricyo kintu nshimira umukuru w'igihugu cyacu ni umuntu w'intwari cyane afite byinshi atugezaho umunsi ku munsi ndetse n'amaso yacu akabibona ntabwo ari nk'aba bantu bagenda ari imbere kwivuga ikintu utari bukore nyako ni umuntu w'umugabo nyine icyo avuze nicyo akora intego yihaye niyo atugezeho nk'abanyarwanda ni umuntu kandi cyane n'umuntu wegera urubyiruko ni inshuti y'urubyiruko kubera inshuti yacu rero nicyo gituma ubona akenshi n'abagiye gutana abacyaha ntabwo azi kurenzaho arakubwira akavuga amakosa mwagize gutya mubahane gutya nyine ugahanwa kuko n'undi wa wakosheje ntabwo agenda ngo avugire inyuma y'umugongo nicyo gituma iyo ahanwe umwe mwese mwigiraho n'abandi ubu ngubu kubera barayahamye ejo bundi nzi neza ko natwe turi inyuma nihereyeho n'abandi bose iminsi ishize nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tumushimire ku mahirwe menshi agenda aremera urubyiruko yabigarutseho anababaye cyane byari bitewe kuri rasaga y'abashiki bacu bari bagaragaye mu mashusho y'urukozasoni banabapimye babasangamo ibiyobyabwenge anyway ubu ngubu baracyari gukurikiranwa n'inzego z'umutekano yabigarutseho aravuga ngo kwambara ubusa ntabwo ari ukwambara ubusa inyuma gusa kuko tubabona ahubwo no mu mitwe yabo bambaye ubusa none rero urubyiruko dukora iki niba his excellence avuga mu ijwi ribabaye kuriya byanga bikunda araho biba byamubangamiye Nadia urubyiruko cyane cyane abakobwa nawe turi kumwe nk'umwari w'u Rwanda bagira inama y'icyo twakora izi social media tuzikoreshe gute se mu buzima busanzwe bwo twitware gute kugira ngo uru Rwanda rukomeze gutemba amatanobwe yego murakoze byo kumbyumva rero ntabwo kuba mfite ine telefone ushobora gutuma njya ku ikoranabuhanga ngomba kuyikoresha nyine njya kureba ibintu by'urukozasoni kwa icyo nakayigiye ngiye kwikoresha ni ukureba ese amakuru agezweho ni ayahe ese ibi bintu byasohotse biranyigisha iki uyu munsi biramfasha iki ese ndi kubyumva niba ntari kubyumva ndegera nde kugira ngo amfashe kugira ngo menye ngo iki kintu kimaze iki kintu cyabayeho kubera iyi mpamvu ukavuga kuba perezida w'igihugu yabonye mugenzi wanjye umukobwa nkanjye ameze kuriya njyewe ejo cyangwa se inyuma y'umugongo wa runaka inyuma y'umugongo wanjye meze gute ese ko buriya byamushyikiriwe akaba yamenyekanye njyewe ndi intungane ukamenya ibinira byabaye umukuru w'igihugu akabivugaho ababyeyi bakabivugaho bivuga buri munsi ku munsi nditwarane ndakora iki tugomba rero icyo numva twakora ni iki ngiki tugomba kumenya icyo ngiye kuri social media ngiye gukora nkamenya umwanya wo kwijyaho n'uyu nguyu kugira ngo niho umwanya munini niho nzisanga naguye muri biriya bishuko ariko nivuga ngo ni kujya kuri social media ni iminota 30-45 njyanywe no gusoma njyanywe no kugoringa ikintu kugira ngo menye amakuru ibyo ngibyo nitubishobora nitubikora bizadufasha kudaha umwanya munini iki gikoresho cyane urakoze cyane no kubazikoresha bagamije
bazikoresha nk'akazi bamenye uburyo bazikoresha. Social media platforms zagutunga nibyo zagira aho zikuvana naho zikugeza, ariko nanone utitonze ngo zikoreshe neza aho kugutunga zakwangiriza izina zikangiza n'uburiwe. Kandi iyo wangiritse izina ryawe ryangiritse n'umuryango mugari w'Unyarwanda muri rusange hari icyo tuba duhombye, hari icyo tuba tubuze. Nadia, turaza gusoza nk'uko twatangiye uyu munsi. Uri kuri Legend Nation TV, ni umuryango mugari w'abantu benshi, nawe uri umwe mu banyamuryango bawo. Umuvandimwe Yago Pondati niwe uvuga ngo naba big energy, abari hano turaba big energy, niwe turaba big energy. Ariko ndagira ngo dusoze nk'uko twatangiye. Uratumara stress, nicyo gitumye turahanga. Uramara stress abavandimwe bacu, abarwaye baraza, ndabizi ko ari icyo bari buze kwisumburaho mu burwayi bwabo bitewe n'ijwi ryawe ryiza. Turasoza mu ndirimbo n'ubundi yo kuramya no guhimbaza Imana, imwe muzo mwaririmbye nka Claude na groupe yabo. Unatubwire YouTube channels banyuzaho ibihangano byanyu, niba nawe ufite social media platform nka Instagram aho bagusanga, kugira ngo naba abandi twabwiye ko bari buze gutangira kuduha akazi ko kubaririmbira mu bukwe babona aho badusanga, sibyo? Hera kuri icyo cya social media platform, umuntu wakunze ku ijwi ryawe, wakunze ukuririmba, agusange hehe kugira ngo noneho ya mpano wifitemo utari ubizi cyangwa ubizi gake itangire no kubyara umusaruro? Urakoze. So platform dukoresha mu buryo butandukanye bw'aho ndirimbira, kuko njye ntabwo mfite yanjye ku giti cyanjye, ariko ndirimba muri chorale, nkaririmba no muri group. Dufite chorale yitwa Umusamaritan w'Impuhwe, niko yitwa Good Samaritan. Birumvikana ko ni uri mu myemerere ya Kiliziya Gatolika. So rero niryo zina dukoresha kuri YouTube channel, niryo riri kuri Instagram, nyine kuri social media zose. Wadusangaho indirimbo nziza, ubuzima, impamvu n'urukundo, ubuzima n'urukundo, urumva ibintu byose bigarukamo urukundo. Burya n'itegeko rya mbere riruta ayandi yose Imana yahaye Mose n'abari mu isi, gukundana. Ni nayo mpamvu hano kuri Legend Nation dufite siroga igira iti we spread love. Iyindi mbamo ni group yitwa Heaven Trumpet. Yitwa Heaven Trumpet. Yego. Nayo iri kuri YouTube channel, no ku ma social media yandi, niryo zina dukoresha. Good Samaritan, baze kujya kuri YouTube bareba indirimbo zabo nziza zihari, na Good Heaven Trumpet naho baze kunyarukiraho, baraza kunyurwa n'ibihangano bihari. Wowe Instagram yawe? Instagram yanjye ni Mutoni Nadia. Baze kunyarukiraho naho bakore follow, bagushimire ikiganiro cyiza waduhaye. Mbega na wa wundi ufite ubukwe cyangwa anniversaire uteganya ibirori wese, nizera ko n'ukuri wamushimisha, yanyurwa no kukugira, kuko ijwi ufite nagatangaza. Urakoze. Reka nshimire n'umutima wanjye wose Nadia, mushimire ku kiganiro cyiza yaduhaye. Mbashimire mwese bakunzi ba Legend Nation TV, umuryango mugari wacu dukomeza kuwagura umunsi ku wundi. Nkomeze kubashimira ku basub bashya turi kubona, nawe utarakora subscribe nararenga ahangaha. Reka mwibutse uyu munsi nugenda udakoze subscribe, kugira ngo turusheho kwagura umuryango no kuwubanamo, no mu biganiro biri imbere tuzarusheho kuryoherwa. Ndabashimiye rero, ariko nkuko Nadia dusoreje mu ndirimbo nziza cyane atubwira ngo icyambere ni urukundo. Reka uyu munsi hagira umuntu ukugiriraho umugisha, reka uyu munsi ufite ikibazo ukimukemurire. Icyambere ni urukundo. Birababaje kuba wanyura ku muntu ashonje ntugire icyo muha kandi ugifite. Nunyura ku muntu ushonje ufite icyo kumuha, witekereza kabiri, wizuyaza, mufashe, kuko icyambere ni urukundo. Dufashanye kugira ngo iyi si tuyibemo tunezerewe. Waje mu isi ntacyo uzanye, bajya bavuga ngo nunagenda uzagenda ntacyo ujyanye, ariko haranira gusiga isi uko isiga isi. Nuse haranira kudasiga isi uko wayisanze. Gira icyo ukora kugira ngo irusheho kuba nziza. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ufashe uko ushoboye, kuko bajya bavuga ngo
nta mukire ubura icyo akenera, nta n'umukene ubura icyo atanga. Ndabashimiye rero banyamuryango bakunzi ba famiye yacu Legend Nation. Reka Imana y'amahoro ikomeze kubishimira kandi ikomeze kuba blessinga muri buri kimwe cyose mukora. Big time, split love. It's your boy Mico Myiza.